Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, kubera umunsi mwiza, ni umunsi ubutazagaruka inyuma. Niyo mpamvu dukwiriye kwitoza guhitamo neza, kuko nta mahirwe niba uyu munsi ari uwa mbere kaba itariki zinizi cyangwa se kuwa kabiri, nta mahirwe yuko uwo munsi uzagaruka. Cyakora hazaza undi. Imana idutije ubuzima, hazakomeza haza indi minsi, ariko yatambutse iba yatambutse. Niyo mpamvu dukwiriye kuba abantu bahitamo neza, bakoresha neza igihe cyacu, kugira ngo ibyo umuntu yicuza bibe bikeya. Buriya amahitamo atubereye mabi, ibyo twicuza bisigara ari byinshi. Niko ko Imana ni inyembabazi, igitanga n'amahirwe ya kenshi. Ariko kandi mu bushobozi bwawe n'ubwenge Imana yaguhaye n'imbaraga Imana igushoboresha mu mwuka wayo, hitamo neza. Mu byo hitamo neza harimo kubaha Imana, harimo kumara umwanya wawe n'Imana yawe, kugira ngo ugire imbaraga zo gutsinda iby'isi. Iby'isi bifite imbaraga, bifite rukuruzi, bifite ibintu byinshi bitujyanira kure yo kubaha Imana no gukora ubushake bw'Imana. Biraduhamagara, bihora biturembuza. Igituma rero bitatubasha nuko imbaraga z'Imana zagwiriye muri twebwe. Akanya ko kuba mu ijambo ry'Imana, akanya ko gusenga, akanya ko kwitoza gukiranuka mu dutoya n'utunini, ntago ari akanya gapfuye ubusa. Karagenda kagakomeza umuntu wamwe imbere, ugahinduka umuntu ukomeye ushoye imizi muri Kristo. Turimo turasoma, turimo tugana no ku musozo hafi w'iki gitabo cya Yobu, tugeze ku gice cyawo cya 41. Imana iguha umugisha kwafasha umwanya wo komeza kugisoma. Iyo umuntu atagitinzemo ashobora kwibwira ngo ni igitabo kitaryoshye, agasoma wenda igice cya mbere gusa uko byagenze, agasoma n'igice cya 42 gisoza uko Imana yamutabaye. Ariko twagiye dukuramo ibyigisho byinshi, twagiye twigiramo imibanire y'abantu n'abandi, kudacimanza, ubwizerwe bw'Imana n'ibindi bitandukanye Umwuka Wera yakwigishije. Kuva ku murongo wa mbere muri kice cya 41 haravuga ngo Imana iracyakomeza kuvuga imbaraga za ziriya nyamaswa. Ngumva ibyiringiro byo kuyifata ntibyabaho, ntabwo umuntu yayibasha. Ngo mbese umuntu ntiyazira nuko ayirebye gusa, nta ntwari yahangara kuyibyutsa, none se ninde wabasha kumpagarara imbere? Urumva uburyo Imana itangaje. Mwibuke ko igitabo cyanditse mu buryo bw'igisigo no gusiga ibintu bimeze nk'ubusizi. Aravuze ngo niba inyamaswa njyewe naremye ikomeye cyane, nta muntu wabasha kwihagarara imbere, nta muntu wapfa kuyibyutsa kuko yamumera nabi, yamwica. Ngo none se niba umuntu atabibasha guhagarara imbere y'inyamaswa y'ikiremwa njyewe naremye, none umuntu yabasha kumpagarara imbere? Ibi biratwereka gukomera kw'Imana n'ubudahangarwa bw'Imana. Icyo akora, Imana ishimwe kubwa Kristo Yesu. Kubwa Kristo tubasha kwegera Imana iteye ubwoba. Iyi Imana itangaje, Imana yera, itajya yegerana no gukiranirwa namba, ariko kubwa Kristo n'igitambo cye tubasha kwegera Imana yera. Ku murongo wa 3 ngo ninde wabanje kugira icyampa kugira ngo mwiture? Ibiri munsi y'ijuru byose ni ibyanjye, sinzareka kuvuga iby'ingingo zayo. Agarutse kuri ya nyamaswa ngo cyangwa ububasha bw'imbaraga zayo cyangwa umubyimba wayo mwiza. Ninde wabasha kuyambura umwambaro we wayo w'inyuma? Ninde wakwishyira mu rwasaya rwayo? Ninde wabasha kwasamura akanwa kayo, amenyo yayo uko ameze atera ubwoba? Ninde watinyuka kwishyira iyo nyamaswa? Uruhu rwayo rurakomeye cyane, ninde watinyuka kurukuraho? Ninde wabishobora? Ibi biratwerekana koroha k'umuntu n'uburyo umuntu akwiye kwishingikiriza ku Mana. Ariko ikindi kintu gitangaje ku murongo wa 3 ngo ninde wabanje kugira icyampa kugira ngo mwiture? Ibiri munsi y'ijuru byose ni ibyanjye. Iyo turimo dusaba Imana twumva dufite n'uburenganzira bwinshi, twumva yanaturenganyije cyangwa yanatinze, tuba tumeze nk'abayishyuza. Ariko yatubwiye ngo ninde wabanje kugira icyampa noneho mwiture. Uzi ko bya bindi byose ufite, bya bindi byose mfite, n'ibyo nitwa byose mbikeshayo, niyo yabimpaye. Rero iyo ngaruka gusaba, nkwiye kuza gusaba n'ubundi nuzuye amashimwe, niyo nkesha byose. None yatwibarije ngo ninde wabanje kugira icyampa kugira ngo noneho mwiture. Mbese ibe ibifite devoir yo kutwitura kuko ari twe twayihaye mbere? Ntago ariko bimeze. Ariko mu rukundo rwayo n'imbabazi zayo nyinshi ntisiba kutugira neza. Yewe niyo tutabyumva, niyo twabivangavanze, ihorana imbabazi ikatureba nk'abana batoyi, ikavuga ngo haraho ejo mwana wanjye azakura, azigira imbere, azamenya uko bikorwa, azamenya igikwiriye. Ku murongo wa 7 imvuvu zayo zikomeye nizo bwibone bwayo, zibumbabumbiye hamwe zimeze nk'izihambiranijwe. Zirakomeye ngo nizo bwibone. Iyo bavuze ngo nizo bwibone bwayo nuko ziba ari imbaraga. Nuvuga ngo ntiwayitera icumu ngo ripfe gutambuka. Mbese ikintu cyajya kuyinjira n'ikindi kintu nacyo gifite imbaraga, hanyuma bikabibera ubwibone kuko niho hari imbaraga zaba. Ega n'ubundi hano dufite imbaraga ni hakenshi dutera ubwibone, tuvuga ngo turashoboye, turabibashe n'ibindi nk'ibyo. Ngo ndetse rumwe rusobekeranye n'urundi, bituma ari nta mwuka uzinyuramo. Zirasobekeranye, zirafatanye, ndetse ntabwo zatandukana. Mu mazuru yayo hacucumuka umwotsi nk'uva mu nkono ibira cyangwa imbingo zitwitswe. Umwuka wayo ukongeza amakara, kandi mu kanwa kayo havamo ibirimi by'umuriro. Mu ijosi ryayo habamo gukomera, igitinyiro cyayo cyihamiriza imbere. Inyama zo ku mubiri wayo ziromekeranye, ziyifasheho, ntabwo zijegajega. Imana iracyavuga gukomera kw'ibiremwa byayo, ariko mu by'ukuri turakuramo kubona gukomera kw'Imana yacu. Niba ikintu cyaremwe gishobora gukomera,
kigatera ubwoba. Niyo mpamvu uyu munsi abantu basenga ibiremwa bimwe na rimwe, bareba izuba bagasanga rirahambaye, bakareba ukwezi bagasanga birahambaye, bakaba basenga biriya bintu. Tekereza none umuremyi wabyo uri hejuru yabyo. Turahiriwe twebwe abagizwe kuba abana b'Imana, umuremyi w'ibyo byose bifite imbaraga. Yewe n'abantu buntu bajya bakora ibintu bikomeye, hari abantu bavumbura ibintu bikomeye, hari abantu bakora ibintu bikomeye mu gice cy'ibyiza no mu gice cy'ibibi, hari abantu babashije ibintu. Ariko tekereza none umuremyi wabyo, umuremyi wabo uri hejuru yabo bose, no kuramwa, no gupfukamirwa, no kubahwa mu minsi yose Imana idutije. Ku murongo wa 16, ngo umutima wayo ukomeye nk'ibuye, ni ukuri ukomeye nk'urusyo. Iyo yegutse intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza. Naho hagira uyerekezaho inkota cyangwa icumu cyangwa umwambi cyangwa icumi ry'irihima, ntacyo byamara. Ibyuma ikabireba nk'ibyatsi. Urumva uburyo inyamaswa iteye ubwoba. Ibyuma ntago bitera ubwoba ngo ibireba nk'ibyatsi, kandi turabizi ko ibyuma birakomeye, ibyatsi biroroheje. Ngo kandi umuringa ikagugeranya nk'igiti cyabuze. Ibi bintu byose bifite imbaraga zo kubishwanyaguza mu yandi magambo. Ngo umwambi ntiwayihungisha, amabuye y'umuhumetso ayihindukira nk'umurama. Aza ari amabuye y'umuhumetso ariko yagera imbere akamera nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Ngo nta yindi ihwanye nayo ku isi yavutse itagira ubwoba. Yitegereza ibiri hejuru byose, niyo mwami w'abana babibone bose. Mwibuke ko nanone ni igisigo. Mu mbaraga zayo havamo kwibona no kumva itapfa no kumva ntacyo yaba. Ariko hejuru y'ibi byose ntiturimo twiga inyamaswa n'ubuzima bwabo, turimo tureba umuremyi ushobora byose. Aho ndiyo yajyaga avuga ati cyamumakaza tukaburana ubundi nkamutsinda. Hanyuma yobo twabonye ko yihannye, yaciye bugufi, yabonye ko ari Imana ishobora byose. Ni ukuri ishobora byose, n'ibyo byawe birimo. Komeza utekereze gukomera kw'Imana, bizagutera kurushaho kuyizera no kuyiringira no kuyitegereza umutima wawe utekanye. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.